amakuru ateye agahinda, n'inkuru y'akababaro n'amarira menshi ku bita ya mpano ndetse n'abafana be bamaze kubona iyi nkuru, bamaze gucika ururondogoro, agahinda kabishe byabarenze, bari kwibaza bati noneho ikiri bukurikire ni ikihe. Ya mpano rero mu gihe hari hashize iminsi itari mike hasohotse video yewe n'umugore we bari mu gitanda bari gutera akabariro. Video yaje kuvugaho na benshi, bamwe barafunzwe ba jihadi n'abandi bagiye batandukanye, ariko noneho ku munsi w'ejo nibwo twabonye amafoto agenda caracara ku mbuga nkoranyambaga, tubona Uwurizagwira Florien cyangwa se ya mpano asakaza amafoto ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko atakiri mu gihugu cy'u Rwanda, afashe urugendo yerekeje aho bita mu Bubiligi, agiye muri gahunda zitari zakamenyekanye. Ariko noneho ibyo tubonye muri kano kanya byo biteye ubwoba. Yanditse amagambo y'agahinda kenshi, ashyiraho n'ifoto muri kubona ari kurira, umuntu w'umugabo rwose ufite umugore ari kurira. Arangije hasi kuri caption yandikaho amagambo abantu benshi bakomeje kugarukaho, ngiye kukubwira. Yanditse ngo kubera wenda navukiye kure y'iterambere, hari igihe nk'urukundo abantu nkarwima imbwa. Ngo kubera ko wenda yavukiye kure y'iterambere, ngo hari igihe ngaho urukundo abantu akarwima imbwa. Arakomeza ati kandi burya imbwa ntiyakugambanira. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe wanyumva, ariko byose byapfiriye mu gutanga umutima wanjye. Ibihe bizacaho haza ibindi byiza. Mwana wanjye cyangwa muntu wanjye, aheza ni mu ijuru mana yanjye. Ngaho nyumvira amagambo ya mpano yanditse, yasoje avuga ati aheza ni mu ijuru. Abantu bakibaza bati ese koko nukuye kuri uyu ya mpano yaba abaye iki? Yaba agiye kwiyahura cyangwa umugore we yamaze kumuta, yamaze kubona undi mugabo hariya muri Belgium cyangwa se mu Bubiligi? Ni ibintu abantu bakomeje kwibaza. Ariko noneho abantu bahise bagaruka ku byabereye mu rukiko ku munsi w'ejo, nabwo aho hatanzwe amakuru cyangwa se hatanzwe ubusabe buvugwa ko ya mpano Uwurizagwira Florien agomba gukurikiranwa, ngo kubera ko ubwe ku giti cye niwe wemeye ko amashusho ajya hanze, ngo kubera ko ngiyo ugiye kureba ngo usanga ngo afite ubumenyi buke ku bijyanye no gukoresha izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se interineti. Ari nayo mpamvu yahaye uburenganzira uwari manager we Puzzleman kugira ngo abashe kuba yabya accessinga. Icyo nacyo ngo ni ikibazo bagomba gukurikiranwa, ahubwo abo ngabo bakurikiranweho icyaha ngo bakagira uko badohorerwa, ngo kubera ko niwe busakaje ayo mashusho. Rero abantu bakaba bakomeje kuvuga nabo ibindi bintu byinshi, bavuga bati uyu ya mpano yavuze ibi ngibi kugira ngo abantu bamugirire impuhwe, bakomeze bavuge bati uyu muhungu koko ari kurengana. Abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye, ari nabyo ngiye kugenda nkubwira. Harimo n'abantu bakomeye bagiye babigarukaho, nk'iyo urebye nka DJ Brian yanditse amagambo akomeye, yavuze ati ya mpano Imana niyo mugenga wa byose, usenge kandi ushyizeho umwete, ntiwite ku muntu kuko wahinduka n'undi. Yashaka kumubwira ko nyine umuntu ahinduka, umuntu yahinduka undi, ariko Imana ntihinduka. Ugabanye intekerezo mbi kandi wumve ko ntawe ukundwa na bose, nta n'uwangwa na bose. Wongere usenge kuko nibyo biruhura. N'amagambo DJ Brian yavuze. Ndetse n'undi ukomeye yavuze ati Keza Telesk, ndakeka muramuzi, yavuze ati be strong my brother. Tunyura mu bikomeye kugira ngo tugere hamwe Imana ishaka. Nta muntu Imana yari ifiteho umugambi utaranyuze mu bikomeye. Ihangane, birarangira, kandi Imana igufiteho umugambi utari muto. Komera, wicibwa intege n'iby'isi, gusa Imana yo mu ijuru iguha amahoro. Menya ko ibyo uri gucamo byose Imana itakwibagiwe, n'abantu ntibakwibagiwe. Hari abantu bagukunda
kandi bakwifuriza ibyiza. Wita icyizere, ahubwo rushaho gukomera nubwo biba bitoroshye, ariko gerageza. Hari n'undi rero wanditse amagambo, ni umuturage usanzwe, yanditse ati ibyo bireke bro, kwiriza ni ubugoryi, nta mugabo urira uratuma imbwa n'imbwakazi zigucishamo ijisho, kandi atari ko byakagenze. Be strong wakibwawe. Ayo ni amagambo abantu bakomeje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga agiye atandukanye, n'ifoto yavuzweho n'abatari bake, kubera ko buriya kubona umuntu w'umugabo yifashe agafata telefone ye, yarangiza agafata ifoto, nyuma yo kuyifata ntibibe bihagije, yarangiza akavuga ati reka ibingibi mbishyire ku mbuga nkoranyambaga, nabwo agahita arenzaho ya magambo namaze kugusomera, avuga ati njyewe ubundi icyizere mfite nagakwiye kuba naragihaye imbwa, kubera ko imbwa ni itungo ritagambana, ni itungo ryiza. Arangije aravuga ati ngo sinzi niba ari ukuvukira kure y'iterambere. Murabizi ko uyu Uworizagwira Florien yavukiye mu karere ka Nyamasheke, ibyo ntawe utabizi. Rero iyo umaze kumva ko nawe amaze kwemera ko yavukiye kure, ngo bikaba ari byo bimwafekta nyine, akaba atanga urukundo ku bantu nyine batarukwiriye, akaba ari byo bintu yakomeje kwicuza, ariko nabwo ntabwo buriya ntabwo byagakwiye rwose. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko Uworizagwira Florien yakoze ibindi bintu bigaragaza ko uyu musore nyine kuba agiye bibaza niba ashobora kuba agiye kwiyahura, cyangwa se niba hari ikindi kintu kibi agiye gukora. Hagaragaye amafoto agiye atandukanye agaragaza ibintu nabwo bigiye bitandukanye. Ubwo kuri stati ye ya WhatsApp yahise ashyiraho ifoto y'iki, ashyiraho ifoto ye ari kurira, araje hasi ashyiraho broken heart, cyangwa se sticker igaragaza ko umutima we wamenetse cyangwa se washinjaguritse. Hirya gato nibwo yahise ashyiraho nimero nshya ari gukoresha hariya muri Belgium, agaragaza ko ari umuntu ushobora kutazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira mubwire ko yamano bitewe n'agahinda afite, ndetse n'ibyo bagenda bamuvugaho, bitewe na video ze, bitewe kandi n'uburyo RIB ishaka kumukurikirana, yahise agaragaza ko ashobora kutagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu yanditse cyangwa se yasoje iri tangazo, yanditse agira ati mwana wanjye cyangwa muntu wanjye, aheza ni mu ijuru. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko guhura na yamano mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu bigoye, ni ibintu bishobora kutazashoboka, ariko ntawamenya, buriya imisi niyo isobanura. Nakubwira iki rero? Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro gito, nje mwari kumwe, nje bita Ibel, naho ibi byose aho bisanze niho bita kuri Mega TV Rwanda. Nyaboneka ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment, dukomeze tubane neza 5 kuri 5. Reka ngushimire nkubwire ngo naho ubutaha.